bwawe ukizeza umutima wawe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uzakira. Biragoye. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Wakati wasome izina rya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi bo iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi batizwe nawe. Amen. Nari kuri ijambo rwose abantu bose bararizi baranaririmba, nanjye bahagaze imbere narimenye kera n'umwana muri École de Dimanche batwigisha urukundo rw'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, hanyuma imaze kubakunda itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri aka kanya hari icyanditswe kandi kivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha bashikira ubwiza bw'Imana baratsindwa, urubanza rurabatsinda, uhereye ku ba mbere, uhereye kuri Adamu na Eva baratsindwa. Umuti urashaka kugira ngo umwana w'umuntu akire, biba ngombwa ko umuti ari ugutanga
ikintu ushaka ko tuvugana mu minota mike cyane ko mwarabyize mwarigishijwe n'abigisha beza abashumba bacu batanze umwanya wabo ndetse n'abadiyakoni bo kubigisha kandi mu mirimo myiza yose yo ku isi inezeza itorero ikanezeza n'Imana kubona abantu umusaruro kubona abantu bahindukira Imana ijuru riraririmba ijuru riracuranga kubera abana b'Imana bahindukiye bavuye mw'irimbukiro bagiye mu bugingo bwabo hanyuma Imana iza gutanga umwana wayo kuko ntabwo hari umuntu wabayeho wakiriho kandi ntacyo yakora nanone ngo akiri ijambo umuntu uzamwumva barivuga nubwo muri byatoya kubatizwa ijambo umuntu ijambo umuntu ni igikorwa gikorerwa umuntu uwo muntu atarakwiriye adakwiriye gukorera umwanakigo icyo umuntu busobanura ni neza umuntu agirirwa adakwiriye. Amen. Abazi izindi ngo biravuga ngo abamwarimu hariya ngo bafere imibiri c'est ça la grâce n'ubuntu utarukiriye kuba mu Imana ibahindukiriye ukaba mugiye kuba abanyetorero n'abandi b'abanyetorero bari hano ni igikorwa twakorewe tutakagombye gushyikira nta mbaraga z'umuntu ziriho yari uwo ariko akantu kamwe nakoze ngo tuvuga nsoza nicyo umuntu gusa Imana izi gusaba ni ukwemera ukemera icyo gikorwa cy'Imana ukamuvuye mu rupfu ukinjira mu bugingo kwemera kwakira kwizera nicyo Imana igusaba cyonyine gusa. Hari abantu bamwe twigeze kubwira umuntu utazabona ubugingo buhoraho azaba yisize kuko ubugingo bwaratanzwe kandi umuntu kugira ngo umuntu niyemera kuganira abujemo umuntu niyemera kwakira ubwo muntu abujemo abwinjiremo kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abaromiyo aravuga ngo nosojereje umuti wa mbere tuvuze no kwizera Imana. Pawulo abwira Abaroma aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uzakira. Tugira wese kwemera no kuvuga katura niwatuza akanwa kawe. Hariho ijambo riba mu Gutegeka kwa kabiri biravuga ngo ayo mategeko ngutegeka uyu munsi sayo kukuvuna sayo kukurusha kari hakurya y'uruzi umaze ngo ninde yatuzanira ntari mu ijuru uvuge ngo ninde yatuzamukira yazanira wavuga iryo jambo ugafata ako kantu ngo riri bugufi ryawe ndetse mu kanwa kawe niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe uzaba ubonye ubugingo bwawe. Ndashimira Imana ko mwizeye, ndashimira Imana ko mwatuje akanwa kanyu, ariko tugiye gusenga. Imana yacu turagushimira iri jambo watanze Yesu kugira ngo kwizera wese atarimbuka
kandi ijambo ryawe riravuga ngo niba tuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe kuri Yesu Kristo ari umwami, abana bawe akanwa kawe none urashime Yesu kuba bagiye kuganira bwa Yesu Kristo mwami. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wa mbere y'umucunguzi, jye ngwizi byawe nishime, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, warangije kundokora, nduwawe nawe uri uwanjye, iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho, warangije kundokora, nduwawe nawe uri uwanjye, iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, najyaga ndorogotana mu by'isi no mu ngeso mbi,
ugarutse noneho sinzongera kuzimira ugarutse noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe mbenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe mbenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka nzagukorera iby'isi ndabizinutswe no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima iteka nzagukorera iby'isi ndabizinutswe no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe mbenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe mbenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe mbenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye mwizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya
nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyangura w'amahoro, yambereye ubuhungiro, n'umwami n'igitare gikomeye, umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro, ku manywa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro, ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro, n'umwami n'igitare gikomeye, umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro, mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro, nta nubwo imivi inebana, yambereye ubuhungiro, n'umwami n'igitare gikomeye, umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro, nta byago byantera ubwoba, Yesu yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro, nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro, n'umwami n'igitare gikomeye, umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro, ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe nazamemukira, yazambera ubuhungiro, ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro.
ubuhungiro nawe nazamemukira azambera ubuhungiro umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro n'umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi jengwa isi byawe nishime singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha warangije kundokora nduwawe nawe uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho warangije kundokora nduwawe nawe uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndorogotana mu by'isi no mu ngeso mbi kugarutse noneho sinzongera kuzimira kugarutse noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha
no mwipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima iteka nzagukorera iby'isi ndabizinutswe no mwipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima nsingize singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe imbenezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe imenezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsengeshe imenezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye.